igihugu ntikigira imbaraga zituruka ku butaka bwacyo gusa, ahubwo kigira gitera imbaraga, ari wo muzi ushyira ku murongo imiyoborere yose y'igihugu. Reka mbabwire ko u Rwanda rwahisemo politiki itarangwa n'urusaku rw'amasasu, ahubwo ko rusuzumana ubwitonzi n'ubushishozi, aho umunyarwanda yaba atuje atekanye, akora yiteza imbere, buri make arangwa n'icyerekezo. Demokarasi y'u Rwanda si amagambo ku mpapuro, ahubwo ni imishinga mu bikorwa. Imikorere ihamye ishyira umuturage ku isonga, maze bigaha buri wese ijambo, aho kuba intwaro yo gusenya ibyagezweho. Mu gihugu nk'iki cyanyuze mu mateka mabi akomeye, politiki yabaye igikoresho cyo kubaka buri kimwe cyasenywe binyuze mu buyobozi bushingiye ku mategeko. Imiyoborere isobanutse n'imiyoborere ireba ejo hazaza byahinduye u Rwanda nk'ahantu hubakwa icyizere umunsi ku wundi, binyuze mu bikorwa bitandukanye by'iterambere no gufungura amarembo kuri ba rwiyemezamirimo batandukanye. Muri iki gihugu kandi nta rwikekwe muri politiki ihamye ndetse na demokarasi ishingiye ku nshingano nta gutezuka. Inyuma y'ibyo u Rwanda ruza ku isonga mu gusohora, gushyira mu bikorwa imishinga rutura itumbagiza u Rwanda. Urugero rwa hafi, gaze metani itunganyirizwa mu kiyaga cya Kivu, ni umushinga mwiza wasize kugasongera igihugu cy'u Rwanda. Si ibyo gusa, hari n'ibindi biyaga hano mu Rwanda bibyazwamo agatubutse binyuze mu mishinga itandukanye, yaba itanga gaze, amashanyarazi cyangwa itanga amazi meza. Mu kiganiro cya none tugiye kurebera hamwe umushinga udasanzwe w'ukuntu u Rwanda rugiye kubyaza umuyaga amashanyarazi, ukaba umushinga w'icyerekezo, unoze kandi udahenze, uzarengera byinshi harimo ibidukikije, ndetse n'abaturage bakazawukoresha mu buryo buhendutse ugereranyije n'usanzwe. Bana nanjye urebe video kugeza ku musozo. Igihe mugiye kubana ni JD, ikaze mwese tugiye kubana, kandi ntibibagirwe gukanda subscribe utazajya ucikwa n'ibyiza tubagezaho nk'ibi ngibi. Reka nangire mbabwira ko Ubwongereza ari cyo gihugu cya mbere cyatangiye uyu mushinga wo kubyaza umuyaga amashanyarazi, dore ko ahagana mu mwaka w'1887 umushakashatsi witwa James Baraff wo mu Bwongereza ariwe wakoze turubine ya mbere yabyajwe umuyaga uvamo amashanyarazi. Yawukoze agamije gucanira iwe mu rugo gusa nta yindi ntego. Ariko nanone igihugu cya Denmark nicyo cyabimburiye andi mahanga mu guteza imbere no gukoresha ku bwinshi amashanyarazi ku rwego rw'isi hose, dore ko abantu benshi bavuga ko Denmark ariyo shingiro y'izi ngufu z'umuyaga zibyazwa amashanyarazi, cyane ko guhera mu kinyejana cya 20 Denmark umuriro ukomoka ku muyaga wakoreshwaga muri icyo gihugu. Mu by'ukuri politiki ni igikoresho cy'iterambere, ariko umwe mu mizi fatizo ku mushinga rutura leta y'u Rwanda ifite ku baturage ni ikoranabuhanga mu baturage. Ikoranabuhanga kuri leta ku baturage si telefone na mudasobwa nk'uko tubizi, ahubwo ni igikorwa remezo gifatika, gihaza kandi kigera kuri buri muturage. Umuriro kuri bose, ndabisubiramo, umuriro kuri bose. Leta y'u Rwanda yiyemeje ko byibura mu mwaka wa 2029 abaturarwanda bose bazaba bafite umuriro. Ibi barika tubwira ko kugeza kuri ubu 85 aribo bacaniwe neza nta kibazo cy'amashanyarazi bafite na gito. Aha kandi batwereka ko abacaniwe ingufu z'ayo mashanyarazi zaturutse ahantu mu buryo butandukanye. Urugero, hari nk'ingufu z'amashanyarazi zabyajwe ziturutse mu mazi cyangwa se mu migezi ya Nyabugogo ya mbere na Nyabugogo ya kabiri, ndetse n'amashanyarazi aturuka muri metani yo mu kiyaga cya Kivu, udasize n'abakoresha imirasire y'izuba. Gusa hakurya y'ibyo, u Rwanda rwarebye kure rutera imboni ku mushinga wo kubyaza umuyaga amashanyarazi, ukaba umushinga uzahindura byinshi, ukaba n'umushinga wahinduye ubuzima bw'abatuye ibindi bihugu bikoresha aya mashanyarazi. Mbere ya byose mureke turebe impamvu u Rwanda rutari rwarashyize mu bikorwa mbere uyu mushinga n'ibindi bihugu byagiye biwushyira mu bikorwa. Impamvu ya mbere ni uko u Rwanda ari igihugu gito kandi gifite imisozi myinshi, bityo umuvuduko w'umuyaga ntuba mwinshi kandi ntuhoraho nk'ahantu h'inkengero z'inyanja. Ibi byatumye u Rwanda rugabanya inyungu zo gushora imari mu muyaga. Indi mpamvu ni yerekeranye n'uko u Rwanda rwabanje kwibanda ku mashanyarazi aturuka ku mazi, kuko yari yoroshye kuyabyaza umusaruro bitewe n'imigezi mito myinshi u Rwanda rufite. Nyuma y'ibyo kandi hiyongereyeho kuba metani yo mu kiyaga cya Kivu yarabonwaga nk'iyamye kandi ishobora gutanga amashanyarazi menshi. Indi mpamvu u Rwanda rutakoze uyu mushinga mbere ni uko mu myaka yashize ibikoresho by'izuba n'umuyaga byari bihenze cyane, bityo bikagora igihugu gito nk'u Rwanda kubishoramo imari. Hari n'ikibazo cyo kubura ubumenyi n'inzobere zihagije. Twanavuga ko politiki yo guteza imbere ingufu zisubira yafashe indi ntera cyane mu myaka ya vuba, cyane cyane nyuma ya 2015 ubwo isi yose yatangaga umurongo mushya
ku ngufu zitangiza ikirere. Bityo muri uwo mujyo nibwo u Rwanda rwiyemeje gutangira kwiga kuri uyu mushinga. Mureke rero tumenye byinshi kuri uyu mushinga w'ingufu z'umuyaga mu Rwanda, Wind Energy Project. Ingufu z'umuyaga ni kimwe mu bisubizo by'ingufu zisubira mu rwego rwo kongera amashanyarazi atandukanye aturuka ku bimera karemano kandi adahumanya ikirere. Nubwo ibintu bishingiye ku mbaraga z'umuyaga bikiri bishya kandi bitazwi, Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo gukora ubushakashatsi no gutegura imishinga izabyaza umusaruro uwo muyaga muri bimwe mu bice biri hafi y'umupaka n'ahandi umuyaga wihuta ujya, dore ko mu Rwanda nta mishinga minini y'amashanyarazi y'umuyaga iri gukorwa ku rwego rw'igihugu yari yahagera kugeza kuri ubu. Ariko ubu hari gahunda yo gukora ubushakashatsi no kwiga umusaruro w'umuyaga mu bice bimwe by'igihugu. Leta yatangiye gutegura ubushakashatsi ku muyaga no kuvugurura Wind Atlas y'igihugu kugira ngo hamenyekane neza aho umuyaga ushobora gukoreshwa neza mu buryo bwo kugena neza imishinga y'ingufu z'umuyaga. Uyu mushinga uri guteganywa gukora uzaba witwa Northern Wind Pilot Project. Ni umwe mu mishinga y'ibanze yateguye mu rwego rwo kureba niba umuyaga ushobora gukoreshwa nka sisitemu yo gutanga amashanyarazi. Uyu ni umushinga uzakorerwa mu ntara y'Amajyaruguru. Uzaba ufite ubushobozi buri munsi gato ya megawate 5, gusa igerageza rikazatangiza megawate 2. Intego nyamukuru izaba ari ukugenzura no gupima neza imikoreshereze y'imashini zizakoresha umuyaga mu gutanga amashanyarazi no kureba uburyo bishobora kuzongera ubushobozi mu gihe kizaza. Mu gihe bizavamo ndetse n'ibizagerwaho bizaba byiza, bizafasha mu kubaka imishinga minini yindi y'umuyaga izatanga amashanyarazi ku murongo mugari w'igihugu. Kugeza kuri ubu, Leta y'u Rwanda yashyize imbere gahunda yo gukora isesengura ryimbitse ry'umuyaga mu bice bitandukanye by'igihugu. Gahunda yo kuvugurura Wind Atlas n'urutonde rw'ibipimo by'umuyaga mu gihugu bizafasha kumenya neza ahantu umuyaga uhengukira ujya kurusha ahandi mu gihugu. Guteganya amafaranga yo gukora izi ngeri z'ibikorwa bikubiye mu byiciro bibiri. Icya mbere ni icya miliyoni 500 yo mu bushakashatsi na miliyari 15 yo gutegura no kubaka imishinga mito y'uyu muyaga. Ibi bizafasha kumenya neza ahantu hari ubushobozi buhagije bwo gukoresha turbine z'umuyaga mu kuzamura amashanyarazi y'igihugu. Uyu mushinga ni ingenzi ku gihugu cyacu kubera ko umuyaga ni isoko y'ingufu idahumanya ikirere kandi bishobora kuzazamura amashanyarazi atandukanye mu gihugu n'ahantu hatigeze hajya amashanyarazi muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Aha kandi uyu mushinga ni ingenzi mu kongera amashanyarazi y'igihugu. Igihugu kigamije kugera ku ntego yo gutanga amashanyarazi 100% ku baturage bose kandi mu buryo burambye. Uyu mushinga uzafasha guteza imbere ikoranabuhanga, aho bizongera ubushobozi bw'igihugu mu gukora no kubungabunga imishinga y'ingufu zisukuye kandi zirambye. Ishyirwa mu bikorwa ry'uyu mushinga bizatanga ubuzima buzima ku baturage binyuze mu iyubahirizwa n'ikoreshwa neza ry'ibidukikije. Kugeza kuri ubu nta mushinga munini w'ingufu z'umuyaga ku rwego rw'igihugu uramenyekana nk'uri mu rwego rwo kubaka amashanyarazi menshi, ariko hari gahunda yo gutangira imishinga y'igerageza no gukora ubushakashatsi buhagije kugira ngo mu bihe biri imbere uyu mushinga uzabe warageze ku Banyarwanda. Nk'umushinga ukorwa mu bwenge butangaje, ikoranabuhanga ndetse n'udushya, mureke basobanurire gato ukuntu aya mashanyarazi akorwa n'umuyaga mu buryo budasanzwe. Aho ubundi umuyaga uhura na turbine. Turbine ni igikoresho gifite blades cyangwa se impeta nyinshi. Izi mpeta zifata umuyaga. Iyo umuyaga uhuye na blades ziyungurura ikirere bigatuma impeta itangira kuzenguruka. Ibi bituma impeta yihuta maze bigahinduka ingufu za moteri. Ni ukuvuga ko impeta ikozwe n'umuzenguruko ufite cyangwa uriho umugozi ufasha kujyana mechanical energy muri generator. Generator ni icyuma gihindura imbaraga z'akazi kakaba kari gukorwa zigahinduka amashanyarazi. Ni ukuvuga ko haba hari icyitwa shaft kinjira muri generator maze bigatuma magnet zinyeganyeza mu nsinga z'icyuma. Ibi bituma habaho induction maze amashanyarazi agatangwa. Amashanyarazi avuye muri turbine aba afite voltage ntoya maze transform igahindura voltage kugera ibaye voltage iri hejuru kugira ngo ashobore kugera kure mu nsinga z'amashanyarazi. Amashanyarazi ava muri turbine anyuzwa muri grid maze akagera ku baturage, inganda n'ibigo bya leta. Turbine nyinshi zihurizwa hamwe zigize wind farm ni ukugira ngo habeho amashanyarazi akomeza kandi ahagije. Muri make cy'ingenzi cyo kumva kandi wakuramo ni uko umuyaga tuwoherereza blades zigatangwa muri shaft nazo zikagera muri generator itanga icyitwa transformer nayo igakora icyitwa grid maze abantu tukabona amashanyarazi gutyo.
gusa nubwo umuyaga mu Rwanda utarabyazwa amashanyarazi, hari ibihugu bindi bya Afurika byabigezeho. Ku isonga turasanga igihugu cya Kenya gifite Lake Turkana Wind Farm, ndetse hari na Maroc ifite imishinga nka Tarifaya Wind Farm na Kifene Wind Farm ikora amashanyarazi, byose biturutswe ku muyaga watunganyijwe. Hari kandi Misiri ifite imishinga ya Wind Power nka Ras Gharib Wind Farm n'indi ku nkombe z'umuyaga wa Suez. Aha kandi ntitwabura kuhasanga igihugu cya South Africa kiri mu bihugu byateye imbere mu by'umuyaga, hamwe n'imishinga itandukanye iri mu majyaruguru no mu burengerazuba bw'iki gihugu. Ikindi gihugu tuhasanga ni igihugu cya Ethiopia. Aha turahasanga imishinga nka Adamu ya mbere na Adamu ya kabiri, ikaba imishinga yongeye ubudahangarwa bwa Ethiopia kuri iyi mishinga. Ni iby'agaciro, ni ibintu bikomeye kubona u Rwanda rukomeza guhatana, gushyiramo agatege batera imibare bakora buri kimwe ngo imishinga yose yizwe ishyirwe mu bikorwa. Turacyategereje n'uyu mushinga. Tanga igitekerezo cyawe maze ubundi nawe utubwire uko wumvise uyu mushinga. Njye mwabanye na Rigid, iyi ni Deep Media TV, ku isoko y'isomero, ubumenyi, inkuru, amakuru ndetse n'ibyegeranyo byiza kandi bicukumbuye. Ntibagirwe gukanda subscribe, utazajya ucikwa n'ibyiza n'ibyegeranyo byiza tubagezaho hano umunsi ku wundi.